Iyo ngibyo ugomba kubimenya, ahantu uzagera uzabona Yesu akora ibitangaza, hari n'igihe nabo azagukoresha ibitangaza. Ariko igihe cyose uzagendana na Yesu, igihe cyose wemeje kujya gukorana na Yesu, igihe cyose wemeye kuba umukozi we, umuntu ujyana nawe gutabara abandi, nta kindi gitangaza uzabona usibye kubona yakwemeye, yagutoye ngo ugendane nawe. Nta kindi gitangaza uzabona. Ibyo ngibyo ubishyire mu bwonko bwawe, ubishyire mu mutima wawe n'umubiri, ingingo zawe zose zibyemere yuko usibye kuba wagendana na Yesu, usibye kuba wakorana na Yesu, wowe nta kindi gitangaza uzakorerwa usibye kuba watoranijwe. Gutoranwa no kugendana ubwabyo biratangaje. Abajyana na Yesu gutabara abandi basangira nawe, agakora bareba kandi akihererana nabo. Hari ubwo bajya bihererana bakaganira, hari aho bagera bagasangira, hari ahagera agakora bo barimo kureba. Abantu bagendana nawe, abantu bakorana nawe, basangira nawe, bagendana nawe, agakora bareba. Ariko ibyo bindi akorera abandi bo ntabwo abibakorera, kubera yuko nyine baba bari kumwe. Ushobora kwibaza ngo kubera iki noneho bo atabibakorera. Mu gitabo cy'Amatayo nasomye ko igice cya 10 umurongo wa 16 havuga ngo uburyo intumwa zizarenganwa. Baranditse baravuga ngo dore mbatumenye mumeze nk'intama mu masega, mugira ubwenge nk'inzoka, ariko kandi ntimuzagira amahugu nk'inuma. Ikindi mukwiriye kwirinda abantu, kubera yuko abantu bazabagambanira bakabakubitira mu nsengero, bazababeshyera ibibi byinshi, ngo bazabarega ku banyamategeko n'abami, ngo ariko ngo ntimuzatinye muri icyo gihe, ngo ntimuzatinye kubw'ibyo muzavuga, kubera yuko muzabibwirwa muri uwo mwanya. Ntabwo ari mwebwe muzaba muvuga, ahubwo umwuka wa so niwe uzaba arimo kubavugiramo. Ndagira ngo nsobanure gatoya rero kuri iyi statement bakoze, cyangwa se kuri ibi ngibi babwiwe, mugira ubwenge nk'inzoka. Ushobora kwibaza ngo kubera iki mu byahishuwe no mu itangiriro havuga ko inzoka ari Satani? Ngo nuko Mikayire atabara kurwanya cya kiyoka ariyo nzoka n'umwanzi wa kera. Mu itangiriro igice cya 3 bakavuga ngo inzoka yashutse Eva. Noneho wakibaza ngo kubera iki Yesu yabwiye abo yaratumye, abo yari yohereje mu kazi, ngo bagire ubwenge nk'inzoka, kandi inzoka baravugaga yuko ari Satani. Reka mbivugeho gatoya. Inzoka mu mibereho yayo, nyina itera igi ikigendera, ntabwo irarira, itera igi ikigendera. Noneho igihe cyo kuvuka iyo kigeze, igi rikameneka, ako kana k'inzoka kagasohoka, iyo ari mu muriro gasohotse kagasanga ni mu muriro, ubwako kamenya uko gahita gahunga uwo muriro. Iyo kavutse kagasanga ni mu zuba, kamenya uburyo kajya kwishakira ikibunda. Iyo kavutse kagasanga ni mu mvura, kamenya uburyo kajya kuyugama. Ntabwo karerwa, ntabwo konka, urumva, ntawo kigisha uburyo bwo kwirwanaho. Iyo kavutse kagasanga ishyamba rirashya, iyo kadahiye nyine gashaka ukuntu kahunga kazi kwirwanaho. None hari ikintu naje kubona rero ku nzoka. Inzoka zidahuje imiterere cyangwa se zidahuje ubwoko, iyo zihuye zikarwana, ziharwo zihura zikarwana, noneho zamara kurwana, imwe igacaha ikajya gushaka imiti, indi igacaha ngaho ikajya gushaka imiti, ikaza kuvura mugenzi wayo. Icyo bishatse kuvuga ngiki rero muri statement, nawe ahari uko utekereza uzajya urushaho kugenda wunguka byinshi, nuko ubushakashatsi ukora uzajya wunguka byinshi. Ikirimo ahangaha ni ukumenya kwirwanaho mu gihe cy'akaga, aho bari mu bihugu bataziranye, hatarimo bene wabo, bagomba kumenya uko ugomba kubana na bene nabo bahasanze, kugira ngo ubutumwa babazaniye babashe kubwakira, bagirane isano nabo, bagirane ubumwe nabo, bavirwe n'umucyo wabo, kugira ngo bashe kuvirwa n'umucyo cyangwa se kota umuriro wabo babazaniye. Nuko bagomba kugira ubwenge bwose bwo kubana n'abantu no kubiyegereza no kubatereta, bakabana nabo kugeza ku rwego na wa wundi wabarenganyaga aza akabiyungaho. Ikindi nuko hagati muri bo, igihe bagiranye ibibazo, bagomba
gushaka umuti, bagomba gushaka umuti bakabikemura, none bakarushaho kugirana ubumwe, bakagirana amahoro, bakagirana ibyishimo muri uyu murimo, kuko bahurira muri uyu murimo bose ntabwo ari uwabo. Habamo rero n'imivurungano muri uyu murimo, abantu bagahangana muri uyu murimo, ari nayo mpamvu mubona amadini agenda aba menshi. Tekereza umenye, ikiganiro kuri Mizipa Oreli TV, mutegurirwa kandi mukagezwaho na Jean de Dieu Ntezikima. Amahoro y'Imana n'imigisha itanga nibibane namwe mwese aho muri hose ku isi. Muri isaha y'agaciro rero ngarutse imbere yanyu kugira ngo twongere tugire ibyo twigana bifite impinduka zikomeye mu buzima bwacu, kugira ngo turusheho kwisobanukirwa, turusheho gusobanukirwa impamvu y'ubuzima bwacu hano ku isi, kandi dusobanukirwe n'uburyo twakora imihamagaro cyangwa se inshingano zacu hano ku isi, bizatume turangiza urugendo rwacu byibura dusize urwibutso rwiza aho twabaye, ku buryo tutazibagirana mu isi. Rero Imana ishimwe yo iduhaye akagahe, iduhaye amahirwe yo kongera kwitekerezaho, iduhaye amahirwe yo kongera gufata umwanya wo kwiga ibintu bishya, kugira ngo ubuzima bwacu bubashe guhinduka bushya, noneho tubashe gukora ibyo tutakoze mu gihe cyashize, twuzuza inshingano zacu, kubera yuko tubasha kumenya igihe tumaze muri ubu buzima, igihe tumaze muri uru rugendo, ariko ntabwo tuzi igihe dusigaje. Duhawe rero amahirwe yo kugira ngo twongere dutekereze, kugira ngo twongere twisuzume, kugira ngo twongere turebe urugendo rw'ubuzima bwacu, turebe amateka yacu uko bimeze, noneho turebe uyu munsi uko duhagaze, n'icyo twakora kugira ngo ahazaza hacu tutazi uko hareshya, byibura tugire ikintu gikomeye twakorera abandi cyangwa se twakorera mu bandi, noneho n'igihe tudahari kikajya gikomeza kugarura ibyiringiro muri bo, cyangwa se kikabera umugisha muri bo, uko ibinyejana bizagenda bikurikirana, cyangwa se uko ibisekuru bizagenda bikurikirana generation after generation. Rero ntatinze ndagira ngo mbanze mpe ikaze abantu bashya, abantu baje muri Mizipa Oreli TV ari bashya, ikaze rwose, ikaze ni karibu. Ahangaha turiga, tukiga ibintu bishya, tukiga ibintu bitandukanye, ariko tukagira n'umwanya wo gutekereza, tugakoresha ubwonko bwacu kugira ngo tubashe kwakira umucyo mushya udukura mu rujijo tumazemo igihe kinini, twakuye mu mitekerereze y'abandi, cyane ko hakurikijwe inshingano dufite cyangwa se impamvu zatuzanye muri ubu buzima. Umuntu wese ku giti cye biradukwiriye ko dutekereza, kugira ngo byibura imitekerereze yacu havemo imbaraga, havemo ubwenge, havemo ubumenyi, byatuma tubasha guca mu nzira yacu neza, noneho tukahasiga urwibutso rujyanye n'inshingano zatuzanye hano mu isi. Rero uyu munsi ndagira ngo twigane igice cya kabiri cy'isomo twari twatangiye, rivuga ngo amahitamo dukora n'ibyemezo dufata muri ubu buzima. Amahitamo dukora n'ibyemezo dufata muri ubu buzima. Ibushize bwo twaravugaga ngo ninde wagenda, ninde watugendera, ndatuma nde. Yesu arahamagara ati ninde unkorera none. Rero uyu munsi habonetse umuntu, cyangwa se urabonetse kugira ngo noneho witabe iryo rarika, witabe iryo hamagara, noneho winjire mu murimo, uvuge uti noneho ndi hano barigewe utuma. Uyu munsi tugiye rero kurebera hamwe insanganyamatsiko ivuga ngo ndi hano barigewe utuma. Kugira ngo bize kumvikana neza, twinjire muri iri somo neza, ndagira ngo tubanze turirimbane indirimbo idufungurire imitekerereze, idufungurire amarangamutima, noneho tuze kwinjira muri iri somo ryacu hari ukuntu twese imitekerereze iri ahantu hamwe, kugira ngo tubashe kumva noneho nicyo dusabwa kwakira, kugira ngo tuzabashe gukora inshingano zacu ziri imbere. Iyi ndirimbo rero ni indirimbo ya 11 yo mu gitabo cy'itorero ry'Abadiventiste. Ahangaha ndabikoresha kubera yuko nta kibazo na kimwe tugomba kugirana mu byerekeranye n'amadini. Imana ni imwe, ijuru ni rimwe, Yesu ni umwe, ubuzima tubayemo ni bumwe, isi tubayeho ni imwe.
ubwo rero iyi ndirimbo ntize kugutera ikibazo, ahubwo wowe urebe cyangwa se ugire icyo ukuramo, kuko ahangaha ni mu ishuri. Indirimbo rero iravuga ngo Mukiza ngukurikire aho unshakira hose, aho ujya ngukurikire, Mwami ngukurikire. Mukiza ngukurikire, wamviriye amaraso, niba utagira ukwitaho, jyewe nkwikurikirire. Naho inzira yazitirwa, naho yakukumuka, ko wayinyuzemo mbere, njye nyuramo mfite ishimwe. Naho naterwa n'ibyago, nkageragezwa cyane, warageragejwe nawe, Mwami ngukurikire. Niba unyobora mu ishavu, niba nkena nkanenwa, wigeze kuba ruvumwa, nanjye ngukurikire. Aya ngaya ni amagambo agize indirimbo ngira ngo tuze kuririmbana, kubera yuko uwahimbye iyi ndirimbo cyangwa se uwanditse iyi ndirimbo yagaragarazaga icyemezo yari yafashe cyo gukurikira Umukiza. Natwe rero ahangaha byanze bikunze tumaze gusobanukirwa impamvu yo kubaho kwacu, inzira uwaturemye, inzira watwereje mu isi anyuzemo, natwe turamukurikira. Reka turirimbe iyi ndirimbo rero. Mukiza ngukurikire, aho unshakira hose, aho ujya ngukurikire, Mwami ngukurikire. Mukiza ngukurikire, wamviriye amaraso, niba utagira ukwitaho, njye nkwikurikirire. Naho inzira yazitirwa, ntaho yakukumuka, ko wayinyuzemo mbere, nyicamo mfite ishimwe. Mukiza ngukurikire, wamviriye amaraso, niba utagira ukwitaho, njye nkwikurikirire. Naho naterwa n'ibyago, nkageragezwa cyane, warageragejwe nawe, Mwami ngukurikire. Mukiza ngukurikire, wamviriye amaraso, niba utagira ukwitaho, njye nkwikurikirire. Niba unyobora mu ishavu, niba nkena nkanenwa, wigeze kuba ruvumwa, nanjye ngukurikire. Mukiza ngukurikire, wamviriye amaraso, niba utagira ukwitaho, njye nkwikurikirire. Data, kuri uyu musozi mpabonye umuntu wiyemeje kugukurikira aho ujya hose. Ngiye kumuha amakuru y'umurimo, mufungura amatwi yumve neza, umutima we uyakire nk'ifunguro ry'ubugingo bwe, abeho kandi abesheho abandi, mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko iyi ndirimbo tumaze kuririmba ibivuze, ni ubuhamya bugaragaza icyemezo uyu muntu wari umaze gusobanukirwa ibyo Yesu yamukoreye, nawe ahitamo
kumukurikira, afata icyemezo cyo kumukurikira aho yanyura hose. Aravuga ati nakena, nanenwa, inzira yakukumuka, inzira yazitirwa, wigeze kuba ruvumwa nawe wayinyuzemo, niba utagira no kwitaho nanjye nkwikurikirire. Ni byiza rero gufata icyemezo ukavuga uti ndi hano mwami, bari jyewe utuma. Zirikana ko rero uyu murimo atari uwawe, uyu murimo ufite nyirawo. Wowe icyo usabwa gusa ni ukwemera kujyana nawe. Uyu murimo tukora, uyu murimo twiga, uyu murimo twinjiramo, izi nshingano ntabwo ari izacu, ahubwo twebwe dukurikira nyirazo aho agiye hose, aho ashaka gukorera, aho ashaka ko dukorana, aho ngaho tukaba ariho tujya. Mbere kugira ngo rero ninjire mu isomo neza, reka dusome amagambo makeya tugiye gushingiramo iri somo ryacu aboneka muri Bibiliya. Turasoma isomo rya mbere riri muri Matayo ibice 10 umurongo wa 16, havuga ngo uburyo intumwa zizarenganwa. Intumwa cyangwa se abakozi bagiye ku kazi, abantu boherejwe ku kazi, abantu bajyanye na shebuja, abantu bajyanye n'Imana gutabara abandi bantu mu buryo bugiye butandukanye, bijya bibaho yuko barengana. Ni byiza rero ngiwe nje ahangaha kuguha amakuru y'umurimo, kubera yuko uyu murimo nkumazemo iminsi, hari ibyo maze kubonamo. Rero nagize umugisha wo kumva nkwiriye kuganira nawe ngo nguhe aya makuru, kubera yuko utazayasanga ahantu henshi. Uyabwirwa n'abantu babimazemo igihe, kandi urugendo barugenda nabo batumwe cyangwa se bari mu kazi nkawe. By'umwihariko rero hakaba harimo n'abahawe kwigisha abandi cyangwa se guhugura abandi cyangwa se gutanga amakuru y'inzira abantu banyuramo n'uburyo bakitwara bigatuma umurimo ugenda neza. Rero ahangaha haravuga ngo uburyo intumwa zizarenganwa. Byanditse muri Bibiliya, ngira ngo intumwa za Yesu murazizi. N'uyu munsi rero Yesu aracyahagurutsa intumwa, aracyazigisha kandi aracyazitoza. Haravuga ngo rero dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, nuko mugira ubwenge nk'inzoka kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Ariko mwirinde abantu, kuko bazabagambanira mu nkiko kandi bazabakubitira mu nsengero, bazabashyira abatware n'abami babampora. Muzaba abo guhamya imbere yabo n'imbere y'abapagani. Ariko nibabagambanira ntimuzahagarike umutima w'uko muzavuga cyangwa ibyo muzavuga, kuko muzabibwirwa muri uwo mwanya, kuko atari mwe muzaba muvuga, ahubwo ari umwuka wa So uzaba ubavugisha. Aho hari Matayo igice cya 10 umurongo wa 16. Dusome na Mariko igice ni cya 16, turahera ku murongo wa 15. Havuga ngo arababwira ati mugende mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato. Bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Reka nsome na Luka ibice ni 24 umurongo ni wa 40. Reka mpere kuri 44, nta kintu bitwaye. Iki gihe ngo Yesu yasezeraga ku bigishwa be, maze arababwira ati aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri jye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe. Ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu,
kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo, kandi dore ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Aya masomo rero nubwo hari buze kuzamo n'andi uko ndi buze kugenda nsobanura iri somo, ariko niyo tugiye gushingiraho, muyandike ahantu, mufate amakaramu mwandike Mariko 16, turaza guhera ku murongo wa 15 kugeza kuri 20. Mwandike na Luka 24 umurongo wa 45 kugera kuri 48. Mwandike na Matayo igice cya 10 uhereye ku murongo wa 16 kumanura. Nibishoboka mwebwe mujye musoma ibice byose. Ahangaha mba nakuyemo ingingo ntoya ziri buze kumfasha muri iri somo, ariko mwebwe nk'abasomyi kandi bashaka kumenya byagutse, mugomba kujya musoma ibice byose. Muzirikane ko rero uyu murimo atari uwacu. Igihe cyose uzaba ugiye muri aka kazi, igihe cyose uzaba ugiye ukurikiye Yesu, ahajya hose, ahantu hose ugiye, Imana ikohereje, uzirikana ko irahari, ibera hose icyarimwe, kandi murajyana. Nta kintu washobora, nta kintu kimwe wakora mutari kumwe, kubera yuko niyo ifite ubushobozi bwose. Rero wowe biragusaba kuzirikana, kwemera ko umurimo ugiye gukora, iyo nshingano ugiye gukora atari iyawe, ifite nyirayo. Wowe icyo usabwa gusa ni ukwemera kujya mu kazi. Rero usibye kuba wagendana na Yesu, usibye kuba wagendana na Yesu cyangwa se ugakorana nawe, ubundi nta kindi gitangaza uzakorerwa. Ibyo ngibyo ugomba kubimenya. Ahantu uzagera uzabona Yesu akora ibitangaza, hari n'igihe nabo azagukoresha ibitangaza, ariko igihe cyose uzagendana na Yesu, igihe cyose wemeje kujya gukorana na Yesu, igihe cyose wemeye kuba umukozi we, umuntu ujyana nawe gutabara abandi, nta kindi gitangaza uzabona usibye kubona yakwemeye, yagutoye ngo ugendane nawe. Nta kindi gitangaza uzabona. Ibyo ngibyo ubishyire mu bwonko bwawe, ubishyire mu mutima wawe n'umubiri, ingingo zawe zose zibyemere yuko usibye kuba wagendana na Yesu, usibye kuba wakorana na Yesu, wowe nta kindi gitangaza uzakorerwa usibye kuba watoranijwe. Gutoranwa no kugendana ubwabyo biratangaje. Abajyana na Yesu gutabara abandi, basangira nawe, agakora bareba, kandi akihererana nabo. Hari ubwo bajya bihererana bakaganira, hari aho bagera bagasangira, hari ahagera agakora, bo barimo kureba. Abantu bagendana nawe, abantu bakorana nawe, basangira nawe, bagendana nawe, agakora bareba. Ariko ibyo bindi akorera abandi, bo ntabwo abibakorera, kubera yuko nyine baba bari kumwe. Ushobora kwibaza ngo kubera iki noneho bo atabibakorera? Impamvu atabibakorera nuko ibitangaza bikorerwa, abantu bahamagarirwa kumwakira mu mitima yabo kugira ngo babashe kuba bafite amahoro. Ubundi Yesu ni umwami w'amahoro, Yesu ni amahoro, Yesu ni ubuzima, Yesu ni ibyishimo, Yesu ni ihumure, Yesu ni ukuruhuka, Yesu ni byose, ni uwo mwuka, nicyo gitekerezo, n'ubwo buzima. Rero abantu bahamagarirwa kwakira ayo mahoro, kwakira ibyishimo, kwakira kubaho, kwakira gukira indwara, kwakira umucyo. Abantu bahamagarirwa ibyo kugira ngo imitima yabo nyine igubwe neza, ubundi nibo bakorerwa ibitangaza. Nabo ntabwo ari bose bakorerwa ibyo bitangaza, kubera urugero rwo kwemera no kwizera baba bariho. Abantu batinda kwizera hari ubwo basaba gukorerwa ibintu bihambaye, bikaba ibyo bibakurura bikabegereza, noneho bakumva cyangwa se bakavirwa no mucyo. Rero abo Yesu cyangwa se Imana ihamagarira kujyana nayo gukora umurimo wayo mu nshingano zayo, cyangwa se cyane ko turabizi ko umuntu aza muri ubu buzima afite inshingano zimuzanye, hari abantu batarindira gukorerwa ibitangaza kubera yuko nuko baremye, barateguwe, bategurwa kera bakaza mu isi, ahubwo noneho wenda inzira icamo bakagenda bungurwa ubwenge, bahabwa imbaraga, bahabwa umucyo mushya, cyane ko bahanyurana
na nyir'umurimo, bahanyurana na shebuja. Niyo mpamvu nta bitangaza bikomeye bakunda gukorerwa. Rero abatumwa bo bakora ibitangaza, abantu batumwa bo bakora ibitangaza. Hari ukuzura abapfuye, hari uguhagurutsa abafite ubumuga, abafite ubumuga barahagurutswa, abadayimoni barirukanwa. Ibyo nabyo ni ibitangaza. Abantu bajyana na Yesu ibyo bitangaza barabikora. Noneho rero uzahura muri iyo nzira, ikindi ugomba kumenya nuko uzahura n'umuraba, ugahura n'umuyaga, ariko nakanguka umenye neza yuko azawuturisha muri iyo nzira. Uko ugenda, uko ujya ku kazi, uko ujya gukora, aho uzanyura, hari igihe mu nzira uzahura n'umuraba. Umuraba uba mu nyanja, hari igihe uzaba ukoresheje inzira y'amazi, uzahura n'umuyaga mu nyanja, ubwato bwawe buzajya hafi kurohama. Yesu muzaba muri kumwe asa nkaho asinziriye, ariko ahazakangukira azagenza gute? Azaturisha uwo muraba. Harimo ibintu byinshi mu nzira, harimo ibintu byinshi muzahura nabyo. Ahantu Yesu azajyana nawe, ahantu azagutuma hose, uzahura n'ibintu bigiye bitandukanye, ariko umenye neza yuko nubwo yazaba ameze nkaho asinzire. Nkoresheje igitekerezo cy'abigishwa be bajyana mu nyanja, ngo bahuye n'umuraba ariko we yari asinziriye, barwana n'umuraba iryo joro ryose, ngo ariko aho yakangukiye ngo yaturishije umuraba. Rero ibyo ngibyo ngira ngo ni ibintu byumvikana neza cyane. Mu nzira rero ugiye kunyuramo, cyane ko witeguye nyine kujya aho Yesu agutuma hose, uzahura n'umuraba. Imiraba rero, iyo tuvuze imiraba, ni ibigeragezo bigiye bitandukanye, ushobora guhura nabyo muri uru rugendo, ahantu ugiye gukorera. Ushobora guhura n'ibintu bitandukanye, ushobora kugera ahantu ukabura imodoka igutwara, ukabura uburyo bwo kugenda, ukagenda ingendo ndende n'amaguru, ukagenda ijoro, ukabura ahantu ucumbika, ibyo bintu byose ushobora guhura nabyo, ariko ntuzatinye, kubera yuko nyir'umurimo muzaba muri kumwe. Ikindi muzahura nacyo, muzahagurutsa abaremaye ku irembo ryitwa ryiza, abaremariye ku irembo ryitwa ryiza. Nkoresheje ijambo ryanditse mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice ni 3, aho Petero na Yohana ngo bageze ku irembo ry'urusengero, bahasanga umuntu wamugaye wasabaga, kandi ngo yaricaye ku irembo ryitwa ryiza, ahacaga abakire, ahacaga abantu bafite. Petero na Yohana ngo barahageze rero, basanga ntago bakwiye kumuha amafaranga, ibintu bifatika we yashakaga, ahubwo bashaka kumuha ibirenze ibyo yashakaga. Baramuhagurutsa, agira ubuzima, agira ingingo nzima. Ibyo ngibyo nabyo rero muzabikora, kuko Yesu ibyo ni bitangaza akoresha, akorana n'abantu bajyana nawe gutabara. Twabisomye abajyana nawe ibimenyetso bijya bibakurikira, cyangwa se ibimenyetso bikurikira abizera. Ikindi mutakirengagiza mu mitekerereze yanyu, nk'uko mujya ku murimo, nuko muzaterwa n'amabuye. Muribuka ko Stefano yatewe amabuye azira ubutumwa bwiza. Arabasabira, aravuga ngo, data ubababarire, aba bantu barimo kuntera amabuye ntabwo bazi icyo barimo gukora. Birashoboka ko rero uzagera ahantu batemera, batakwemera, mu buryo bugiye butandukanye, bitewe n'ahantu Imana izagutuma, cyane ko izagenda iguha amakuru, ariko biranashoboka ko uzahagera bakagutera amabuye, cyangwa se bakanakwamagana mu buryo bugiye butandukanye. Hari aho uzagera uzafungwa, hari aho uzagera uzakubitwa kubwo kutakwemera, ariko ntabwo azaba yagutaye, muzaba muri kumwe, kubera yuko utakwemeye, utakwakiriye, bingana nuko yanze kwakira uwagutumye. Abantu benshi rero bazakizwa, ahantu uzanyura, ahantu uzajya, abantu benshi bazakizwa. Ahangaha ndaguha urugero. Nowa yakijije inyamaswa umwuzure, yagiye kuzizana aho zari zibereye, azinjiza mu nkuge,
yikizanya nazo. Rero izi nyamaswa zihagarariye abantu bose, ahantu hose uzagera bazabasha kukumva, noneho ukabiyegereza bakaza mu cyanya urimo, bakaza kota umuriro wawe, bakumva ubutumwa uwagutumye yabagutumyeho, noneho imitima yabo igatuza, bakavirwa n'umucyo mushya, ubugingo bwabo bukabaho, noneho bakaba ibyaremwe bishya, ibya kera byabo bikaba bishize, noneho bakabaho ubuzima bushya, ubuzima bw'amahoro, ubuzima bw'ibyishimo, ubuzima burimo ubumwe no kwizera kandi no gukunda Imana mu mitima yabo. Ikindi muzahura nacyo, muzahura n'abatifuriza abandi ibyiza. Muzahura n'abatifuriza abandi ibyiza. Mwebwe muzamuzanye inkuru nziza y'amahoro, muzaba muzanye ubufasha bw'abantu batishoboye, muzanye ubufasha bw'abantu, bushobora kuzaba ubuvuzi, bushobora kuzaba amashuri, ibyo muzatumwa gukora, kuko muzaba mugiye gutabara. Hari abantu bazaba batifuza ko ibyo bintu byagerwaho. Ndatanga urugero mu gitabo cya Nehemiya. Hari abanzi, ngo ubwo Nehemiya yaravuye i Babuloni aje gusana inkike z'iwabo zari zimaze igihe kirekire zarahiye, ngo hari abantu babyumvishe ko haje umuntu uzaniye abandi byiza, noneho ngo abanzi babo batangira guca inyuma, ngo ntago bazabimenya, batangira kugambana, batangira guca n'uburyo uwo murimo ngo bazawuhagarika. Ibyo bituma rero ngo abantu bari baje kubaka, ngo barubakaga biteguye no kurwana, kuko ngo ukuboko kumwe kwabaga gufashe itafari, ukundi kukaba gufashe inkota, kubera abantu batifuriza abandi ibyiza. Aho muzanyura rero muzahasanga abantu bameze nka gutyo, batifuriza abandi byiza. Nimwaba mwafashe ahantu mu kibuga, ahantu mukahashyira amahema, wenda mugatangira kwiga, mugatangira kuganira, hari abantu bazaza kubirukana no kubatera imivurungano. Ariko ntimuzatinye, ibyo byose muzamubizi ko bibaho. Uwabatumye azaba ari kumwe namwe, azabashakira uburyo mushobora kurangiza inshingano zanyu z'aho hantu mwagiye. Kandi muzahura n'ubugambanyi muri uyu murimo. Muzahura n'ubugambanyi muri uyu murimo. Abantu bazabagambanira mu buryo bugiye butandukanye, bazababeshyera ibibi byinshi, bazababeshyera ibyo mutakoze, bazababeshyera ibibi byinshi. Noneho rero ndatanga urugero nanone mu gitabo cya Nehemiya igice cya 6, aho mu gihe bari barimo kubaka haje abagabo bitwa Sanibalati na Tobiya, bazana ubugambanyi, batangira gutumaho Nehemiya ngo naze baganire, ariko bakaba bashaka ko nabageramo bari buze kumugirira nabi. Nehemiya nawe ati rero ntago nasiga umurimo w'uwantumye ngo nze mbitabe, ngo komeza kumutumaho inshuro nyinshi, ariko nawe aranga. Ngo bageze aho baranavuga ngo noneho ngo ibyo arimo gukora ni ukugandira umwami, ngo kandi ngo byamamaye ahantu hose, bazanaga n'ibikangisho. Muri uyu murimo rero, muri iyi nzira habamo n'ubugambanyi. Ibyo nabyo urahagurutse nonaha wiyemeje gukurikira Yesu, ariko umenye ko muri uyu murimo n'ubugambanyi buriya burakorwa, kandi hari n'igihe bukorwa n'abantu bakwakiriye, abantu murimo kugendana, babandi watangiye kugirira icyizere, hari igihe aribo bazana ubwo bugambanyi. Ngira ngo muribuka ibya Yesu, uburyo abatambyi bakuru aribo bamugambaniye, n'abafarisayo n'abasadukayo bakamugambanira muri rubanda ngo rumwange, kandi bakamujyana no hejuru, bikarangira Yesu bamubambye. Yesu yaravuze rero ngo ibiba ku mukuru no ku muto, cyangwa se umugaragu ntaruta shebuja, n'intumwa ntiruta uwayitumye. Ibindi rero muzahura nabyo, muzahura n'abakora ibitangaza nk'ibyo mukora. Namwe ahantu muzagera muzahasanga abantu bakora ibitangaza nk'uko namwe mubikora. Ndabaha urugero mu gitabo cyo Kuva ibice 7, muzabona igihe Mose Imana yamutumaga kuri Farawo ngo bazajye kuganira uburyo abantu babaga muri cya gihugu Abayisiraheli bava muri Egiputa bakajya ahitwaga iwabo. Imana yamwigishije no gukora ibitangaza kugira ngo bizabe nk'ikimenyetso kigaragaza ko kuko Imana yamutumye. Nababwiye ko ibimenyetso bikorwa
ku bantu bafite kwizera kuri hasi cyangwa se batizera mu buryo bworoshye kugira ngo byemezwe. Mose rero ngo yari afite inkoni ngo ayirambitse hasi hinduka inzoka, ariko abakonikoni n'abapfumu bo kwa Farawo nabo ngo ibyo bintu barabikoraga kubera yuko ngo nabo ngo bahise bafata inkoni zabo bazirambika hasi ngo nazo zihinduka inzoka. Ariko ikindi gitangaza cyaje kubaho Mose yakoze nuko ya nkoni ye yafashe za nzoka zose irazisakuma ngo irazimira. Abantu rero uzahura nabo birashoboka yuko uzahura n'abakora ibitangaza nk'ibyo ukora, ariko kubera yuko Imana izaba iri kumwe nawe ishaka ko abo bantu ubatabara, izagukoresha ibikomeye kuruta ibyo abo ngabo barimo gukora kugeza igihe umurimo wawe urangiriye. Muzahura kandi n'ababibura imbuto mwabibye. Muzahura n'ababibura imbuto mwabibye mu buryo bugiye butandukanye. Nimuza muvuga ijambo haza abandi barivuguruze, mukihava haza abandi barivuguruze. Ibyo ni ibintu byose muzagenda muhura nabyo muri uyu murimo, ariko ntimuzacike intege kubera yuko uwabahamagaye azaba ari kumwe namwe, kandi nta hantu na hamwe muzajya ibyo muzakora atari we uzabibashoboza. Noneho rero icyo mukwiriye kuzirikana ni uburyo mwoherejwe n'ahantu mwoherejwe. Mu gitabo cy'Amatayo nasomye ko igice cya 10 umurongo wa 16 havuga ngo uburyo intumwa zizarenganwa. Baranditse baravuga ngo dore mbatumenye mumeze nk'intama mu masega, mugira ubwenge nk'inzoka, ariko kandi ntimuzagira amahugu nk'inuma. Ikindi mukwiriye kwirinda abantu, kubera yuko abantu bazabagambanira bakabakubitira mu nsengero, bazababeshyera ibibi byinshi, ngo bazabarega ku banyamategeko n'abami, ngo ariko ngo ntimuzatinye muri icyo gihe, ngo ntimuzatinye kubw'ibyo muzavuga, kubera yuko muzabibwirwa muri uwo mwanya. Ntabwo ari mwebwe muzaba muvuga, ahubwo umwuka wa so niwe uzaba arimo kubavugiramo. Ndagira ngo nsobanure gatoya rero kuri iyi statement bakoze, cyangwa se kuri ibi ngibi babwiwe, mugira ubwenge nk'inzoka. Ushobora kwibaza ngo kubera iki mu byahishuwe no mu itangiriro havuga ko inzoka ari Satani? Ngo nuko Mikayire atabara kurwanya cya kiyoka ariyo nzoka n'umwanzi wa kera. Mu itangiriro igice cya 3 bakavuga ngo inzoka yashutse Eva. Noneho wakibaza ngo kubera iki Yesu yabwiye abo yaratumye, abo yari yohereje mu kazi ngo bagire ubwenge nk'inzoka, kandi inzoka baravugaga yuko ari Satani? Reka mbivugeho gatoya. Inzoka mu mibereho yayo, nyina itera igi ikigendera, ntago irarira, itera igi ikigendera. Noneho igihe cyo kuvuka iyo kigeze, igi rikameneka, ako kana k'inzoka kagasohoka. Iyo ari mu muriro gasohotse kagasanga ni mu muriro, ubwako kamenya uko gahita gahunga uwo muriro. Iyo kavutse kagasanga ni mu zuba, kamenya uburyo kajya kwishakira ikibunda. Iyo kavutse kagasanga ni mu mvura, kamenya uburyo kajya kuyugama. Ntabwo karerwa, ntabwo konka, urumva, ntawe ukigisha uburyo bwo kwirwanaho. Iyo kavutse kagasanga ishyamba rirashya, iyo kadahiye nyine gashaka ukuntu kahunga kazi kwirwanaho. Noneho hari ikintu naje kubona rero ku nzoka. Inzoka zidahuje imiterere cyangwa se zidahuje ubwoko, iyo zihuye zikarwana, ziharwo zihura zikarwana, noneho zamara kurwana, imwe igacaha ikajya gushaka imiti, indi igacaha ngaho ikajya gushaka imiti, ikaza kuvura mugenzi wayo. Icyo bishatse kuvuga ngiki rero muri statement, nawe ahari uko utekereza uzajya urushaho kugenda wunguka byinshi, nuko ubushakashatsi ukora uzajya wunguka byinshi. Ikirimo ahangaha ni ukumenya kwirwanaho mu gihe cy'akaga, aho bari mu bihugu bataziranye, hatarimo bene wabo, bagomba kumenya uko ugomba kubana na bene nabo bahasanze, kugira ngo ubutumwa babazaniye babashe kubwakira, bagirane isano nabo, bagirane ubumwe nabo, bavirwe n'umucyo wabo, kugira ngo babashe kuvirwa n'umucyo cyangwa se kota umuriro wabo babazaniye.
ni uko bagomba kugira ubwenge bwose bwo kubana n'abantu no kubiyegereza no kubatereta, bakabana nabo kugeza ku rwego na wa wundi wabarenganyaga aza akabiyungaho. Ikindi ni uko hagati muri bo igihe bagiranye ibibazo bagomba gushaka umuti, bagomba gushaka umuti bakabikemura, none bakarushaho kugirana ubumwe, bakagirana amahoro, bakagirana ibyishimo muri uyu murimo, kuko bahurira muri uyu murimo bose ntabwo ari uwabo. Habamo rero n'imivurungano muri uyu murimo, abantu bagahangana muri uyu murimo, ari nayo mpamvu mubona amadini agenda aba menshi bivana kuri iyo mivurungano. Ntabwo nshaka kuvuga ku by'amadini, ariko ivuka ry'amadini menshi biva ku mivurungano, biva ku mivurungano ibi iri hagati muri bo. Mwebwe rero aho muzagera ibyo bikabaho, mujye mwibuka ko mugomba gushaka umuti mukavurana, noneho mugafashanya. Ikindi kutagira amahugu, kuba abanyamahoro. Mugomba kuba muri abanyamahoro aho muri, kuko ubutumwa mufite, umutwaro mwikoreye ni amahoro, no guha abantu amahoro, no kuyobora abantu mu nzira y'amahoro. Kubera yuko aho mugiye nyine muri nk'intama mu biryo. Intama ni ibiryo by'isega. Birumvikana rero ko kugira ngo babashe kubana n'amasega bibasaba kugira ubwenge. Bivuze ngo hari aho bazagera bagomba kumenya uburyo bagomba kwiyoberanya, bakwambara rwa ruhu rw'isega, bafite umutima w'intama, kugira ngo isega zibibeshyeho ariko babashe kubana nabo. Hano harimo ibintu byinshi, muzarushaho kugenda mubisobanukirwa uko murushaho kubishishikarira kubimenya, ariko mugomba kumenya yuko mwoherejwe muri intama mu masega aryana, kandi mugomba kwirinda abantu, kuko ayo masega ni imico y'abantu, ni imikorere y'abantu n'ubuzima bw'abantu muzaba mugiyemo, kubakura mu byabo kugira ngo mubazane mu byanyu, kubavana mu mwijima mu bakabashyira mu mucyo. Birumvikana ko rero bizaba ari intambara ikomeye, izaba ari intambara ikomeye, ariko birashoboka yuko muzayinyuramo. Rero isezerano ahangaha uwabatoranije abaha mugomba kugenderaho nuko avuga ngo ndi kumwe namwe iminsi yose, ntimugire ubwoba, ndi kumwe namwe iminsi yose. Mu masomo rero twasomye Mariko 16:15 kugera kuri 20, haravuga ngo ibimenyetso biherekeza bizera nibi: muzarambika ibiganza ku barwayi bazakira, muzirukana abadayimoni mu bantu, nimwanywa n'ibiroze, nimwanywa ibyica nta kintu bizabatwara. Ibyo ngibyo mubizi, kandi muzazura n'abapfuye. Ibyo ni ibimenyetso bizabaherekeza. Kandi ikindi mugomba kumenya nuko kwihana no kwabarirwa ibyaha bigomba kubwirwa amahanga yose bihereye kuri mwebwe. Ni mwebwe bagabo b'ibyo, sibyo? Ni mwe bagabo b'ibyo. Ibimenyetso biherekeza bizera: muzirukana abadayimoni mu bantu, muzambika ibiganza byanyu ku barwayi bazakira, muzazura abapfuye, muzafata inzoka, ndetse nimwanywa ibibica nta kintu bizabatwara. Kandi ni mwebwe bagabo bo guhamya iby'Imana ikora, kubera yuko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiye kubwirwa amahanga yose bihereye kuri mwebwe. Kubw'ibyo rero nimugume mu murwa, mugumaho muri, mufate igihe, mubanze muhabwe imbaraga z'Imana, ubundi mwitegure kujya mu kazi. Reka kugira ngo iri somo ritaza kuba rirerire, nshyireho wenda dufate akaruhuko gatoya, noneho nze dukomeze mbabwire discipline igomba kubaranga. Discipline igomba kubaranga nze nayo tuyikomeze. Reka dufate akaruhuko gatoya.